kugeza uyu munsi rero icyumweru kirenzeho iminsi mike virusi ya Marburg igaragaye, imaze gukorwa bitanga icyizere yuko ushobora kuzayitsinda vuba, ariko by'umwihariko hari bishya byagiye bigaragara mu masaha ashize, ari nabyo twifuza kubagezaho uyu munsi, byaba mu bijyanye no kuvura ndetse no mu bijyanye no gukingira. Imibare yo turayibaha n'ubundi buri mugoroba, nta cyahindutse kugeza iyi saha ugereranyije n'iyo twaraye dutangaje, ariko dushobora kwibukiranya kugira ngo hataza niba hari utarebye ku mibare twaraye dutangaje abe yabasha kuba akoresha imibare izwi. Kugeza uyu munsi icyorezo cyatangira hamaze kugaragara abantu 46 basanganywe uburwayi bwa Marburg virusi. Ubu twaba dufite abantu bari kuvurwa bagera kuri 29, hanyuma hakaba n'abandi twagize ibyago murabizi yuko twapfushije abantu 12 biganjemo abakora kwa muganga bitaga ku barwayi, ndetse n'uyu munsi aho mubona imibare myinshi y'abari kugaragaraho uburwayi, icyiciro kinini ni abari bari kumwe nabo igihe bitaga ku barwayi bari bafite virusi mu minsi yabo ya nyuma, aho usanga n'aya matembabuzi tuvuga kuyirinda bitari byoroshye ku barwayi bahabwaga ubufasha bwa nyuma bita nka reanimation cyangwa se resuscitation. Naho usanga itsinda ry'abaganga twabonye barwaye abenshi bari hamwe, niyo bagize imibare minini muri kubona. Turabona rero n'icyizere kuko hari abarwayi 5 bakize, ndetse uyu munsi twizeye yuko tuza no kugira abandi bashobora kugira igipimo cya nyuma, ko kugira ngo twemeze ko umurwayi yakize uko akorerwa ibizamini bibiri byitwa PCR, hagati y'ikimwe n'ikindi hagakorwamo hagacamo amasaha 72 nkosore afatirwa uyu munsi, cyaba negatif tugategereza amasaha 72 tugakora ikindi cya kabiri. Icyo gihe aba yakize iyo virusi, ariko na nyuma yaho hari uburyo akomeza gukurikirana. Ubu rero aba 5 baciye mu nzira yose bamaze no gutaha, ndetse hari abandi turi buze twizeye yuko uyu munsi nabo hari ibipimo byamaze gufatwa bya kabiri, hari n'ibyamaze gupimwa bigaragaza ko hari n'abandi bashobora gutaha cyangwa gukira uyu munsi. Biratanga icyizere yuko ubuvuzi nubwo indwara yica abantu cyane, ariko n'ubuvuzi iyo butanzwe kare hari umusaruro ushobora kuvamo. Kugira ngo n'abarwayi bumvikane gupima abantu benshi, turi gukora ibipimo mu by'ukuri. Ubundi iki kizamini cya PCR ntabwo cyagenewe gukora ibipimo byinshi cyane, ntabwo ari mu rurimi rw'amahanga, ntabwo ari mass screening test nk'uko babivuga mu Cyongereza. Ni ikizamini ubundi kiba gishaka kwemeza ibindi, ariko murabizi ko test zihuse z'indwara zitari ziri ku isoko nazo turi gushakisha uburyo abari kuzikora bageze ku cyiciro cya nyuma nazo twabasha kuzibona zizwi nka rapid test. Ntabwo biragera aho ngaho, n'icyizere nacyo kiri mu minsi imbere, ahari tuzaba twaratsinze n'iki cyorezo. Tumaze gukora ibipimo rero birenga 1700 uyu munsi, ushobora no kugera hafi muri ibyo 2000, ku buryo uko upima abantu benshi nako ugira icyizere ko nta kigucika. Bivuga yuko hari na contact zose tuba dushaka gukurikirana, hari n'abashobora gupimwa inshuro imwe, hari abo dupima uyu munsi ugakurikirana niba yarahuye n'umurwayi ukaba gutereka nzongera musubiremo nka nyuma y'iminsi nk'ibiri, kugira ngo uburwayi ntaza kubura kandi buhari, cyangwa se bukaza namaze gupima. Kandi byagiye bigaragara koko abo byagenze bityo. Gupima rero inshuro irenze imwe ku murwayi ni ingenzi, cyane cyane umuntu utaragaragaza ibimenyetso bitaragaragaza ibimenyetso. Akenshi igipimo ntabwo gikunze kuba positif mu buryo turi kubona. Igipimo gitangira kuba positif cya PCR ku muntu atangiye kugira ibimenyetso. Gitangaje kuri iyi ndwara rero no ibimenyetso biza bitunguranye, bishobora kuba rumeze neza, mu kanya gato nyuma y'isaha umuriro ugahita uzamuka, umutwe ukaza
ndetse na bya bindi byose biza gucibwamo kuruka bigahita biziraho. Nayo mpamvu umuntu waba yarahuye n'umurwayi tumushishikariza yuko atavuga ngo meze neza uyu munsi, kuko ushobora kuba utameze neza mu kanya kari gukurikira. So ibyo n'andi makuru twifuza gutanga cyane cyane ku bahuye hafi cyane n'abo barwayi. Benshi twarabamenye turanabakurikirana, ariko birashoboka ko hari waba we abizi ku giti cye avuga ati ubanza ntacyo bibaye, ariko birashoboka ko muri ya minsi 21 twita incubation ushobora kuba ibimenyetso byaza isaha iyo ari yose kandi bikaza byihuta cyane. Icyo dushishikariza abantu ni birumvikana no kumenya indwara. Ni virusi yandura ikoze ku maraso, tembabuzi, cyangwa ukoze ahantu wari wayihashyize yarari. Niyo mpamvu kwa muganga ari usanga bikunda kuba, ariko ushobora kuba ufite umuvandimwe, inshuti, ushobora kuba ufite umuntu wasuye arwaye tutabizi, ukaba waravanye n'ubwo burwayi. Ni byiza yuko tubisangira ayo makuru kugira ngo nawe tukumenye, tunakuvure hakiri kare utaza kuvamo ibikomeye. So uyu muti rero mwabonaga mugenzi wanjye ampereza sanitizer, ni ukongera kwibuka adufasha aho umuntu akora abasuhuzanya nabo, usibye ko guhana ikiganza byo twaba tubiretse kugira ngo tubanze tuve muri iki cyorezo, ndetse n'ikuramukanya, kwegerana. Ntabwo uzi wo muri kumwe ibimenyetso afite, umuriro ushobora kuwupima, ariko hari ibyo atakubwira niba wabara umutwe cyangwa se niba ari gucibwamo abantu. Burya ntabwo wakwizera ko umuntu wese yirinze cyangwa akurikije amabwiriza. Buri wese no kwirinda ku giti cye, ariko noneho iyi ndwara ari icyorezo cy'igihugu cy'abantu bose, gihinduka ikibazo cya twese. Ntabwo bavuga ngo sinirinda ngo ni uburenganzira bwanjye gusa, icyo gihe uri gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga, icyo nacyo no kukibukiranya. Ibindi ngo twagiye tubisubiramo kenshi, uburyo iyi ndwara ari indwara y'umuriro, biragoye cyane kugira ngo irwara utangize umuriro mwinshi. Umuriro rero ukunda kuzana n'umutwe no gucibwamo, kubabara ingingo, ndetse no kugira intege nke cyane. Ibimenyetso ibyo nibyo turi kubona hafi 100% ku bantu bose bayirwaye. Binavuga yuko kuyirinda cyangwa kuyimenya, kuyikeka no guhera kuri ibyo. Icyo nari ngarutseho cyane nuko biza byihuse. Twagiye tubona abantu mu gitondo mubo twakurikiranaga muri aho nakwita nka isolation, yarameze neza ku manywa, hashira isaha imwe bamuvugisha ukumva yatangiye gutengurwa, byaje byihuta. Aho rero uhita wihutira kumuha imiti cyangwa se n'icyo gipimo ukagifata, kuko hari n'igihe aba negatifu, ibimenyetso bitarazana nabisobanuye. Reka nsoreze ku bintu bibiri bishya nari nababwiye. Kuva iki cyorezo cyatangira hari imiti ibiri twabonye itari isanzwe ikoreshwa. Umuti wa mbere ni umuti witwa remdesivir. Umuti uzwiho guca intege virusi kugira ngo idakura cyane. Muri covid warakoreshejwe, utanga umusaruro, ariko muri Marburg wongerewe ushyirwa cyangwa se ubuzwa n'iyi virusi ya Marburg. Tukabona ni imiti nayo twarayitangiye, turi kuyiha abarwayi, kandi abayibonye mu minsi ishize twabonye ko byatanze icyizere, byatanze umusaruro bitewe n'igihe umuntu ayifatiye. Ni imiti rero ishinzwe guca intege virusi, remdesivir, iri gukoreshwa ku bufatanye n'uruganda rukora rwitwa Gilead ndetse na Africa CDC, ariyo twafatanyije gushakisha no kwihutisha kubona uyu muti usanzwe ugoye cyane, ndetse n'umuti uri ku gipimo cyo gukoreshwa mu gihe hari ubwihutirwe. Undi muti wa kabiri ni umuti ukoreshwa mu uruhurirane rw'ubwirinzi bw'umubiri bashyira hamwe, bizwi nka antibodies, monoclonal antibodies, zishyirwa hamwe zikaba zahabwa abarwayi. Nabo twabonye kuva ku munsi w'ejo, nabo hari abarwayi turi kuwuha. Umuti mu gihe cy'icyorezo cya covid naho twigeze gukoresha ujya gusa nkaho ari kuyomushya, nta handi warigeze ukoreshwa, nibwo waragitangira kugera ku gipimo cya nyuma. Twagize amahirwe rero ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuti
bakorerwaga nabyo turagira ngo tubibabwire ko nabo watangiye gukoreshwa nubwo doze dufite atari nyinshi byoza ariko hari abo ziri buze gufasha abarwayi ba mbere bamaze kuzibona. Ikindi turi gukoresha cyane cyagiye kinagarukwaho ni inkingo vaccines, inkingo zageze hano mu gihugu cyacu mu ijoro ryakeye, zikaba zamaze kugenzurwa n'ababishinzwe hano mu Rwanda ndetse ikigo cy'igihugu gishinzwe gukingira muri RBC bakaba bamaze kuzisuzuma bari kuzitegura n'ibijyana nazo byose ku buryo uyu munsi tuza gutangira gukingira abantu bari kuri risike kurusha abandi bashobora kwibasirwa n'iki cyorezo cya Marburg kurusha abandi. Harimo abaganga bari kuvura Marburg, aho turi kuvurira hari n'abari mu bitaro bahuye n'iyi virusi n'abahitamwe cyangwa se barwaye, abo nibo bihutirwa cyane, ariko abakora ahantu bakunda kwibasirwa na Marburg cyane cyane nko muri za ICU haza abarwayi barembye, kuri za emergency ahantu haza n'umuntu waza wese niba bafitiye Marburg umwakira akwiye kuba afite ubwirinzi bwisumbuyeho, ndetse n'abakora muri za ambulance bajya gutabara igihe baba bahamagawe, abo nibo twashyize ku rutonde rwihutirwa, nibo bari buhabwa urukingo bwa mbere, ariko biragenda bigera no ku bandi, nuko izaje ntabwo zikwira abantu bose, n'abandi cyane cyane ikindi cyiciro nibagiwe, igihe hari umuntu urwaye Marburg abahuye nawe bamwegereye nabo barihutirwa gukingirwa. Babyita ngo ni ring vaccination, ni gukingira usa nk'urinda umuntu wahuye n'iyo virusi kugira ngo utanguranwe nayo, ku buryo umuntu umaze kubona urukingo mu minsi mike ya mbere, ibiri amasaha ya mbere, iminsi 2 kugera kuri 3, umubiri uba wamaze gukora ubudahangarwa ku buryo wakwirinda iyo virusi. Ntabwo ari ubwa mbere urukingo rukoreshejwe mu cyorezo nk'iki, kuko mu bihugu duturanye Kenya, Uganda rwarakoreshejwe, cyane cyane muri Uganda bafite iki cyorezo, nubwo urukingo rusa n'urwabagezeho rutinze, ariko ahangaha mu Rwanda twashimira n'abantu bose babigizemo uruhare ko byatwaye gusa icyumweru kimwe kuva tubona icyorezo kugeza izi nkingo zigeze hano mu gihugu, ubundi ntabwo babyihuta cyane gutya, ari benshi baba bagize uruhare. Dushimira n'abarukora, abafatanyabikorwa ndetse na mugenzi wanjye wa OMS uri hano araza kubivugaho, baradufashije kugira ngo izi nkingo zibashe kuza. Ikihutirwa rero ni uko tuziha abo zigenewe, niyo mpamvu twifuzaga ko zigera mu ijoro zigahita zitangira gukoreshwa mu gitondo. Ubu biri gutegurwa, mu kanya makuru muraza kuyagezwaho iya gahunda yose yo gukingira nuko izagenda. Twizeye yuko izi ibikoresho byose n'izi mbaraga zose ziri gushyirwamo biraza gutuma duhagarika iki cyorezo, kuko uko dutinda niko gishobora kugera ku bantu benshi, ariko twabizeza yuko kugeza ubu bahuye nabo nubwo imibare igenda iba minini, n'uwahuye n'undi ukagenda umenya amakuru, kuko abantu bamenya amakuru kumva baraguhamagaye hari igishya umenye. Niyo mpamvu uruhare rwanyu muri uru rugamba